hari imigenzi itejejwe yakorewe kuri aba bana, yego bazahura bigende beti igihari ni kimwe, erera umwana imbuto umwereke ubumuntu, ku buryo nagera hanze akabona ibicamuke ajya avuga ngo ubumuntu mbuzi iwacu gusa, yego, ku buryo nagera hanze akabona nta rukundo ajya avuga ngo narubonye mu rugo. Ibi narabibabwiye, hari urubyaro ruvukira kurwanya Imana, hari n'urubyaro ruvukira gukorera Imana, sibyo? Niba umuntu agiye ku mupfumu kumurika umwana, uyu mwana avuye yarinde, azabana bate nawe? barahurira n'abana banyu ku mashuri babigisha ibiki? Ni ukubera iki muri no minsi abana bo mu ngo za Gikristo bari kurushaho kubibica muke? Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, tubifurije amahoro ya Kristo Yesu. Mwiyumve mwikaze muri bene so hano ku ijwi ry'umukanguzi. Ushobora kuba uje ari ubwa mbere cyangwa wari umaze iminsi utaza, umve ko twongeye kuguhobera muri Kristo Yesu. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti. Jene Kwizera kudufasha kugira ngo ibiganiro bigende neza, na Imana imuhereze umugisha. Turabayambiriye mu kivandimwe mwese aho muri, aho iri jwi rigera mwumve ko tubakunda kandi tubahoza ku mutima. Anise, muri amahoro? Ubugingo n'umubiri ubu ni bizima. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nanone tuguhaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Imana ishimwe, namwe mbahaye ikaze, n'abandi baje ari ubwa mbere tubahaye ikaze. Yego. Kandi twongeye gusuhuza ku mugani wawe ngo ni yambi. Yego. N'abantu bakoze subscribe. Yego. Amen. Reka tubasabe n'ubundi rero mutuyobore mu isengesho, hanyuma tuganire ku byanditswe byera. Turagushimiye Mana y'urukundo, izina ryawe ni Kristo kandi uri umucunguzi wacu. Uduhaye umugisha wo kugira ngo tuganire na bene data impamvu y'ibyiringiro byacu. Turagusabye ngo tubumbura akanwa, mwuka wawe wera ganze imitima yacu kugira ngo tuyoborwe nawe. Icyo ushaka aba ari cyo kiba kuri twebwe kugira ngo ubuntu n'urukundo rwawe biganze. Turagushimiye. Uyu mwanya dusengeye abantu barwaye, abafite ibibazo bitandukanye, kugira ngo ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu buganze imitima yacu, umuntu wese wumva agahungabanya yongera agira ihumure. Tubisenze twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose. Amen. Imana iguhereze umugisha. Akabazo k'amatsiko. Abantu benshi Imana, hari abantu benshi muri Bibiliya tuzi Imana yagiye ikoresha imirimo ikomeye ndetse n'ibitangaza, koko tukabona ko bari mu gihe cy'Imana cyo gukora, cyane ko izo mbaraga ari Imana yabaga yazibahaye. Reka dufate urugero kuri Samusoni. Samusoni tuzi uburyo yabanye n'Imana n'uburyo yayikoreye n'imbaraga Imana yari yamuhaye. Hanyuma kuri finali reka mvuge ngo wenda se sinzi niba ariko niko mbyita, arayitenguha. Ayitengushye ariko n'ubundi biza kurangira n'ubundi asubijwe imbaraga nk'uko yari yazisabye, nubwo zitamaze igihe kinini. Samusoni yaba yararimbutse? Hoya. Yabonye ubugingo. Gute se kandi atarakoze nk'uko Imana yari yamutegetse? Hari icyo wari uvuze ngo yaje kwambaza Imana imusubiza imbaraga. Icyo yakoze ubwacyo cyari igisobanuro cy'ubusabane bwe nayo. Ubundi Samusoni yakoze ikosa ritari icyaha. Ubundi hari ibyaha birimbuza, hari n'amakosa aguhemuza. Hari igihe nk'ubu Imana ikubwiye ngo va hano ujye muri Amerika nibwo uzabaho neza. Yego. Wowe ukabyanga ukaguma mu Rwanda. Ntabwo ukoze icyaha kizakubuza ubugingo, ariko ukoze ikosa rizagutera umuhangayiko mu buzima. Ubwo si ukutayumvira se? Kutumvira Imana ntabwo ari ukutajya higutumye. Kutumvira Imana ni ukutizera Kristo cyangwa kubeshaho ubugingo. Ikintu cyose gituma umuntu ashobora kurimbuka ni ugukora ikosa rijyanye n'imyemerere n'imyumvire y'ubumana muri Kristo. Sinzi niba mushobora kunyumva muri ubwo buryo, nshobora kuba nkonfuzinze abantu. Ni naho tujya tuvuga ko Imana atari umuntu. Yego. Hari amategeko menshi y'abantu tutajya twumvira, bikaba gukosa. Yego. Ariko kandi ntibibe icyaha Imana izahanira abantu. Yego. Ni urugero, njye nawe dushobora gupanga gahunda y'aho turi bujyane, nkagukwepa. Yego. Si icyaha? Mu by'ukuri niba ngukwepye nshobora kuba ari self defense. Yego. Ngukwepye wowe urababaye, ariko njyewe ndakwirinze. Ntago ubwo unkoreye icyaha kandi ndi kukwirinda. Ko ndibuze gusigana urubanza kuri wowe ko urwo rubanza n'urwawe rero ntirugera ku Mana.
kuko imana idutegeka gukunda abantu bose, ariko ntitwemerera kubizera. Yego, kuko n'uwizera umwana w'umuntu avumwe. Rero njyewe kuba njye nawe turi initaci, nkaba ntakwizera ku buryo hari uburyo ndi bukwirindemo, kandi wowe wanshakaga, ntabwo ari icyaha ku Mana, ni uburyo bw'imibanire yacu nk'abantu. Rero wanyirinze, ariko ndaza gusigarana ikibazo mvuga ngo Anicet arabeshya. Icyo ntikigera ku Mana rero. Gute se kitayigeraho? Ni hagati yanjye nawe, kandi nyine iyo ntakwirinda, Imana yajyaga kumbona nk'umupfapfa. Ubwo niko byagendeye Samusoni. None se Marise, ntuzi ko hari ukwimana kwera? Kwimana kwera? Umuntu wese agusabye ku bintu wamuha? Wapida. Ni icyaha. Ni icyaha. Neze nyine ko wimanye bikaba byejejwe ku kiwumva ko nakwirinda impehe, kandi mwimye ibyo yarakeneye, nkaba nkoze icyaha. Kandi ibyo mwimye banamugani yarabikeneye, ariko simbimuhaye. Ibyo ni ibintu bisigara ari umubabaro wo ku ruhande rw'umuntu, bitajya bigera ku Mana. Okay. Kuri Samusoni yamenye ibanga rimwicisha, ariko ritamurimbuza. Yego. Hari abantu benshi bapfa kubera uburangare, ariko ntibarimbuke. Uburangare ntibwakurimbuza. Ntabwo bukurimbuza, ariko buragukenyura. Igihari ni uko Samusoni yakenyutse, ko nimunareba ubundi Samusoni abantu benshi bazi ngo yaterese Delila, yabanje mukuru wa Delila, bamwicana na se. Aricyo cyatumye afata ingunzu azihambira, ingunzu 300 azihambira imirizo, atwika ingano z'Abafilisitiya. Nyuma yaho rero umujinya wa Samusoni, uburakari bwa Samusoni bwahoshejwe na Delila, murumuna w'umugore wari wapfuye. Noneho rero amaze kumenya ibanga rya Samusoni, ntacyo byacogoje ku cyo yari bukore mu ruhande rw'ubumana, kandi buriya Samusoni ntabwo yarimbuwe n'ibanga yamenye. Ahantu yari yakoze icyaha ni hamwe, nuko yakoze ku ntumba atabyemerewe. Cyari ikizira. Ubundi reka tujye in deep, ni wowe bivuze. Imana yasanze Mukamanowa mu ishusho ya marayika, iramubwira ngo ugiye gusama inda y'umunaziri, ntuzamukoze icyuma cyogosha ku mubiri, ntazagire igisindisha anywa, kandi uyu mwana sibyo ntazakore ku ntumbi. Imuha ubwo buryo. Samusoni rero igihe kiragera, aragenda yica umugunzu w'intare, arigendera. Buke yagarutse asangamo ubuki, mu ntare, arabuhakura ararya. Abukuye mu ntare, yapfuye. Ajya rero guhangana n'abo badasangiye Imana, mu buryo bwo kugira ngo agaragare neza, atsinde. Arabasakuza, arababwira ngo mu munyembaraga havuyemo uburyohe, mu muryi havamo ibyo kurya. Delila mumenesha ibanga. Samusoni arababwira ngo kugira ngo uzica iki gisakuzo, nzamuha imyenda 30 yo gukuranwa. Yari ashyizeho ibihembo. Ashyizeho ibihembo, ari guhiga nabo badahuje Imana. Ahiza imyenda 30 azi ko ntayagira, kuko yiraye ko ari butsinde. Ajya no mu bitaramo by'Abafilisitiya atari umufilisitiya. Ko Samusoni burya nawe ni umwagadi, uwo kwa Gadi. Ko niyo mpamvu Abayuda bamutanze. Burya Samusoni si umuyuda nubwo ari uwo mu Bisiraheli, ni wo mu muryango wa Gadi. Ko umuyuda ntiyari gutanga umuyuda, niyo mpamvu Abayuda babwiye Abafilisitiya ngo turamubazanira. Samusoni ababonye arababwira ngo nimumbwire ko mutanyica, kuko byari buzanira igihugu umuvumo. Baramubwira ngo ntitukwica, turagufata. Icyo ni kimwe, tukubohe. Icya kabiri, icya gatatu ngo tukudadire, icya kane ngo tubagushyira. Ayo ni amagambo yanditse muri Bibiliya. Turagufata, tukubohe, tukudadire, tubagushyire, ariko ntitukwica. Ubundi se hari urupfu ruruta urwo? Rero nsoza kuri ako kantu ka Samusoni, Delila amumenesheje ibanga, yaragiye arwana, yica abasirikare b'Abafilisitiya. Amaze kubica, abura imyambaro, kandi ntiyemerewe gukora mu murambo ku ntumbi. Abuze ubambura imyambaro, kandi arimo umwenda w'imyambaro 30, abambura imyenda akora mu ntumbi.
atakaza resistance rero. ubwo nicyo cyaha. Eh, yego. yakoze ku ntumbi, imbaraga zirashira. Yakoze ikosa ari mukenyura. Hanyuma Delila yaje gusengera Samusoni rero. Niba munibuka amateka, niwe yabajije aho inkingi zifashe stade barimo yariri. Yego. Birumvikanye. Cyakora mwana muganeho ndabyumvisha ko amakosa dukora akenshi ataba ari ibyaha. Hari abantu bagutera impuhwe ukabaha icyo utari ukwiriye kubaha. Hari n'abantu duha urwaho tutari dukwiriye guha urwaho. Hari n'abantu dushyira mu buzima tutari dukwiriye gushyira mu buzima. Ni amakosa atuma dukenyuka cyangwa tubaho tubabaye. Yego. Uyu munsi ndi kumva ndi gukunda urwandiko rw'Abaheburayo. Okay. Tugiye gusoma mu Baheburayo n'ubundi. Turasoma Abaheburayo ibice 12. Tuze gusoma ku murongo wa 9 n'umurongo w'10. Haravuga ngo kuko dufite ba data batubyaye ku mubiri bakaduhana natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho, kuko ba bandi baduhanaga iminsi mike nk'uko byari bibabereye byiza, naho uwo aduhanira kugira ngo bitubere byiza dusangire kwizera, dusangire kwera kwe. Mwahumvishe? Naho ngaho turagarukira aho ngaho. Reka nsubiremo no umurongo w'10. Iyo usubiye mubwira abantu aho uri gusoma n'ubundi. Yego, ni Abaheburayo 12 umurongo wa 9 n'uw'10. Ko dufite ba data batubyaye ku mubiri bakaduhana natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho, kuko ba bandi baduhanaga iminsi mike nk'uko byari bibabereye byiza, naho uwo aduhanira kugira ngo bitubere byiza dusangire kwera kwe. Amen. Amen. Aya magambo niyo nshaka ko wenda tuza kuganiraho. Anise, uyu munsi umubyeyi abyara umwana. Yego. Ariko kubyara ntabwo bihagije. Arabyara akanamuha n'uburere. Akarera. Hari ababyeyi benshi muzaganira bakavuga ngo uyu mwana yarananiye ntabwo anyumva. Umubyeyi ndavuga mu ruhande rw'umubiri akwiye kurekeraho kubera ko umwana atamwumva. Erega ababyeyi bose bari ku rwego rwo kubyara ntabwo bose bari ku rwego rwo kurera. Ubundi sinzi niba hari ibyiciro abantu bareramo. Mu minsi mike maze nagiye mbona ibyo bintu kandi nabitekerejeho igihe kinini. Ubundi ni gakeya abantu bamenye icyiciro umwana agezemo ngo bamenye uko bamurera. Yego. Ababyeyi bagomba kwakira ko umwana adahora ari umwana muri mayindi. Umwana akura. Yego. Hari igihe kigeramo umwana ukamuganiriza nk'aho mungana utirengagije ko akuruta. Mbere yo kumuhana mukabanza kujya inama. Yego. Icya kabiri, hari igihe abantu bakwiriye kugeramo bakirengagiza ko imitekerereze yabo atari yo y'abana. Uzi ko hari umubyeyi ugutegeka gukora nk'ibyo yakoraga kandi ubigaya binagayitse. Ariko umubyeyi akabigutegeka. Hari ababyeyi babikora. Yego. Rero kurera ntabwo ari ibya buri wese, nubwo kubyara ari ibya buri muntu wagiriwe amahirwe yo kubyara. Nabyo si ibya buri wese, hari batabona uwo mugisha ariko bawufite. Yego. Ubundi ubusanzwe hari abantu babyara badashaka kubyara. Yego. Hari n'abantu babyara bataratekereje ku by'urubyaro. Yego. Yego. La majority abantu benshi ntibatekereza ku rubyaro. Yego. Ahubwo batekereza ku muhangayiko ituma abo babyaye babaho. Ugasanga kubera situation, kubera igihe umuntu arimo, kubera icyiciro umuntu arimo, yirirwa mu mihangayiko atabona umwanya wo kurera, akabona uwo gukubita umwana atabujije gukora icyaha. Hari abana batabuzwa n'ababyeyi gukora amakosa. Yakosa agakubitwa kandi utarigeze umubuza gukosa. Yego. Ibyo bakabyita kurera. Icya kabiri, hari n'igihe umuntu ashaka kurera umwana uteye nkawe. Uteye nkawe? Ugashaka ngo umwana wawe Yego. abe nkawe. Ko n'ukwica sosiyete.
umwana yego ashobora kuvuka akagira imiterere nk'iyawe ariko agira na personality ye, agira ubudasa bwe. yego ni ukuvuga ngo rero uri kumuganiriza nubwo ari uwawe, banza utekereze ko mutari umwe, muri babiri, ushaka icyo mwahurizaho ku rwego ubanza kumva imitekerereze y'umwana. yego ni ukuri niba hari ikintu kiryoha ni uguhana umuntu uwo ari we wese mwabanje gusangira ibitekerezo ku buryo yumva ryakosa. yego. ikindi, niba hari ikintu cyiza kibaho ni uguhana umwana mu mpuguro. uzi ko igihano no guhugura bitandukanye. yego guhugura no guhana biratandukanye. banza uhugura umwana, umwereke ikibi icyo ari cyo. yego hari n'ababyeyi batajya baha abana umwanya, barahari rwose. hari n'ababyeyi badahugura abana, batanabahana bakabasengera. ntamuhane ariko akamusengera, ntamuhane, ntamuhugure, akamusengera. noneho gusenga byaba byanze, agahura ngo ngo uzabona, ngo ese uri kujyamo izakota, abantu ntubazi, riririririririri, niko bavuze, umukobwa bamuhana n'ubundi avayo, ntibamuhana ajyayo. aho kugira ngo uzahugure umwana agatongera. ibyo se ntitubimenyereye, ntitubizi. rero guhana, first of all, mbere y'uko ujya guhana umwana, niba ufite umujinya, banza utuze, we kumukubita nk'uri kwica icyaha. yego kuko icyo uri kumuhora yamaze kugikora. noneho nawe uri kumuhana uri gukora ikiruta icyo yakoze. yego uzi ko hari umwana ukubita yakureba mu maso akabona uri igisimba umeze nk'uri kwica. banza tuvugane n'ababyeyi mu buryo bwo kurera. yego ubundi niba ugiye gukubita umwana yakoze ikosa, wimuhana akirikora. iyo umuhannye agikora ikosa, nawe uba uri gukosa, kuko uba uri muri mudu y'amakosa. ntabwo uba uri muri mudu y'umubyeyi ngo uhane. banza utuze, nibiba ngombwa ko umuhana umuhamagara umubwire uti ngiye kuguhanira iki, wakoze iki, wari kubigenza gutya kandi narakubwiye, nakugashyireho, wimuhanira icyo utamubwiye. sibyo? hari n'igihe ushaka ngo umwana atekereze nkawe. hereza umwana umwanya, wemere ko ibyo yakoze nabyo ari iby'ubwana. yego ahubwo umufashe gukura mu mitekerereze, umubwire uti rero ntibabikora gutya, babigenza batya. yego Imana iguhereza umugisha. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urubyaro ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Mwarimu ukomoje ku ijambo rivuga ngo aho kugira umwana inama ahubwo uramusengera. Ni ukubera iki muri ino minsi abana bo mu ngo za Gikristo bari kurushaho kubibica muke? ni uko mubasengera mudasengana nabo. niyo mpamvu mubasengera mudasengana. ikindi cya kabiri, kugira ngo bemere Imana yanyu mwabikoze ku gahato. ni ukuvuga ngo nabe mu idini rya papa na mama. igihe batigengaga mwarabahatirije. bamaze gukura ku rwego babona ko bafite imbaraga, bashyira ubwigenge bwabo ku mugaragaro. ubwo burya na cya gihe cyose atari igicamuke yatekerezaga kuriya. njye ntekereza ko impamvu umwana yitwaye gutyo n'ubwo uri umukristo nta mbuto za Gikristo yakubonyemo, bigatuma ibyo yakubonyemo ari byo asohora muri rubanda. oya, nimwihangane mubanze musenye doctrine z'amadini mubamo mu rugo rwanyu. menya ko urugo rwawe atari idini. menya ko iby'idini ryawe ryanga ntiribyangira iwawe, ntiribikundira iwawe. noneho ubanze kwiga kubana n'uburenganzira bw'umwana wawe mu buryo bw'uburere umuha. uburenganzira bw'umwana wawe mu buryo bw'uburere umuha ni igihe ashaka ikintu mutemera, ntuhite umubwira uti kwaca inara Yesu toka dayimoni ibi n'ibikihoya. mubwira uti rero iki gihe urimo si ngombwa, numara gukura uzihitiremo. hari umubyeyi nzi, njyewe mvuga utuntu kuko mba ngenda mbona n'ingero zigiye zitandukanye. hari umubyeyi nzi, ni umukristo, ni umurokore, asengera mu itorero runaka. afite abana b'abakobwa kandi bamaze gukura. ni ukuvuga ngo abana hari igihe bikora bagasiga inzara, ugasanga basize twa tuntu kandi ntabwo baba mu idini rya nyina. ntibaba mu idini rya nyina, imyemerere yabo irabibemerera. noneho ugasanga umubyeyi arimo arabatuka ababwira ngo ntabwo muzajya mu ijuru,
koko ntago bazajya mu ijuru kubera ko basize utuntu ku munwa n'inzara bakaba bazisize. ashingiye kuri kandi doctrine uwo ni nyine. umubyeyi uri kubwira abana yabyaye. ashingiye kuri doctrine z'idini. niyo mpamvu uwo mubyeyi ntabaho mu rugo rwe, habaho imyumvire y'idini rye mu rugo. hari n'ababyeyi bagira ipfunwe ry'abana babo mu gihe abo basengana babasuye, ngo nibaza barababona bate. Wenda ndabona mugiye kudusomera ijambo ry'Imana, ariko reka mbabaze aka kabazo. Mu by'ukuri idini cyangwa itorero mu rugo rishobora kubyara umubano mubi hagati y'uwo babana cyangwa mu bo babyaye bikozwe n'idini? Utese ubwo imyumvire y'idini isenya umubano w'abashakanye mu gihe umwe mu bashakanye muri babiri bashakanye ashaka gushyira mu bikorwa imitekerereze ya pasiteri kuruta uwo bashakanye. yego. icya kabiri, bishobora kubangama mu gihe ushobora gushaka kwitwara nka doctrine z'idini ryawe kuruta kwitwara uburyo butuma umufasha cyangwa umutware wawe anyurwa nabyo. yego. icya gatatu, uburyo mureramo. umuntu iyo ari kurera ntarerera idini. banza umenye ko uwo mwana wabyaye musangiye ubumuntu. yego. kabiri, umenye ko utamwizereye iby'agakiza. ntabwo agakiza bakonka mu mashereka. buriya se oya, nta mukristo ubyara umukristo. umukristo abyara umwana, ntabyara marayika, abyara uruhinja rurira nk'ibisanzwe, abyara uruhinja rurwara indwara zisanzwe, hanyuma uruhinja narwo nirukura rukazizera ruzahinduka urukirisitu bitewe no kwizera. yego. wishaka rero ngo imyizerere yawe ihindure abandi, kandi ubugingo ntabwo ari association, ntabwo ari ikintu kiri familiare. ubugingo ni ukwizera. yego. nta muryango w'abakristo ubaho mu isi. umuryango w'abakristo uri muri Kristo Yesu. nta muryango ubyara abakristo ngo tuvuge ngo umuryango wo kwa runaka ubyara abantu bakijijwe. kubyarwa mu gakiza bituruka mu kwizera amaraso ya Kristo. umwana wa pasiteri si igitangaza ko yanywa inzoga, isi atarayinyweye n'iwabo batarayengaga. none ntubizi ko iwacu twavunuraga? none se kuki ntanyweye inzoga kandi abana twari duturanye b'abakirisitu bakazinywa, njyewe ntazinywa, bakaza no kuzinywa iwanyu? kubera iki njye ntazinyweye kandi bo barazinywaga? rero mukwiriye kubaha amahitamo y'umwana, ahubwo ukamuyobora mu mahitamo ye. yego. umuyobora mu mahitamo, ntabwo umwemerera ko yose aba successful. kuko umubyeyi icyo amaze ni ugufasha umwana mu ntumbero y'ubuzima, kuko aho umwana ari warahabaye, ari kujya aho uri, bivuze ngo ari kuza umureba. umugorora ukurikije uko inzira rero arimo igendwa. yego. nujya guhana umukobwa banza urebe uko witwaraga ungana nk'uko angana. yego. nusanga ikosa yakoze nawe wararikoze, ntumukubita ahubwo umuganiriza, umubwire ingaruka ryaguteye. banza umubwire ingaruka ryaguteye, atinye ingaruka kuruta inkoni zawe. yego. muri iki gihe si iki gihe gusa, no mu gihe cyagiye kitubanziriza, cyangwa nyine niko biremye, niko turimo. umubyeyi wabyaye aba abyariye itorero, akaba abyariye igihugu, akaba abyariye n'umuryango. nta mwana n'umwe nabyariye itorero. nta mwana wabyariye itorero. nta n'uwo nabyariye igihugu. njyewe narabyaye ahubwo bisanga mu gihugu, hanyuma nabwo nibizera bazihitiramo itorero. abakoresha iyi mvugo, abakoresha iyi mvugo nyine nk'uko nari mbivuze, ko babyarira itorero bakanabyara n'igihugu, ni ukwibeshya. ni imyumvire yabo, nanjye mfite iyanjye. njyewe mbyara ntabwo nari mbyariye igihugu, nashakaga umwana wanjye ashobora kuzahitamo igihugu abamo, kuko mbyariye igihugu. twese tubyarira igihugu, nta muntu wakwambuka umupaka ngo ajye mu kindi. ntazi ubwo naba narabyariye igihugu ukagenda ukaba umariye iki? ntiwaba untereranye? ubu nk'aba bantu badukurikiye batari mu Rwanda, mwaba mumariye iki gihugu kandi mwarabyariwe igihugu? icya kabiri, nta mwana wanjye nabyariye itorero. oya,
ahubwo we nahita mu itorero azajya mu ryo ashaka. Dawidi abwira Salomo akamubwira ngo Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so. Ntabwo ari idini rya se. Ntabwo ari idini rya se rwose. Yarambwiye ngo iyo nakoreraga nawe aba ariyo uzakorera. nawe ariyo uzakorera. Kandi impamvu ya mbere Dawidi yabimubwiye ni uko Imana ya Dawidi yavuze kuri Salomo atarayobora ubwami. Urabyibuka ko yatumye kuri Betisheba akimara gupfusha umwana wa mbere imubwira ko izamuhoreza mu rubyaro rwe. Isezerana Natani yagiye guhanura ingoma y'ubwami mu rubyaro rwa Betisheba. Bahitamo Salomo. Salomo atoranwa ba Duniya bari guhanganira ingoma na Abusalomo. Murabyibuka abasomye Bibiliya muribuka Abusalomo uburyo yafashe abagore basi abasambanyiriza ku karubanda. Aduniya muribuka uburyo nawe yashakaga gutwara ngo Abisagi, wa mugore wasazishije Dawidi nubwo Dawidi yashaje atamumenye. Hanyuma abo bose bashakaga ingoma. Imana inyura muri Natani ajya kubwira Betisheba iby'ubwami bwa Salomo. Niyo mpamvu yanditse muri 21:30 na kangahe avuga ngo nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Nuko yabonye ubwenge bwakozwe ngo ingoma itabi ya Salomo, akabona ubuhanga bwakoreshejwe bikanga, Imana igatsinda. Nicyo Salomo yaravuze. Burya Dawidi rero ntiyaravuze ngo uzabe umwana w'idini ryanjye, yaravuze ngo ujye umenya Imana Yesu. Hari abana muri no minsi mumbabare gukoresha uko nguko kuko nta gihe kitabayeho bene abo bantu. Hari abana bashaka Imana mu babyeyi nk'uko bayivuga bakayishaka ntibayibone. Hanyuma abana bikabatera nyine nk'uko nari mbivuze kuba ibicamuke no kutumvira ababyeyi, hanyuma bigasigara ari urubanza. Si ukubura Imana gusa, hari n'imyuka yaje mu masomo abana bahabwa. Icyo sinabura kukivuga. No muri bagenzi babo bigana, cyane cyane ababa mu bigo bya boarding, burya abana biga babayo bavoma imico myinshi cyane. Noneho bigeze ku mugabane wa Amerika ho n'urundi rwego. Amerika iteye ubwoba ku rwego abana banduzanya imico. Ugasanga umwana agiye yari umwana w'umusore wirinda, agarukanye fiyanse akweretse umutinganyi. Ugasanga umwana agiye utamutuma n'igishirira cyo gushyira mu nkono y'itabi ngo akwemerere, ariko agezeyo yigiye mu kunywa urumogi, yigiriye mu matabi n'ibindi. Hari n'amategeko yica abana mu mutwe y'ibihugu runaka bita ngo ni uburenganzira bw'umwana. Nayo yica abana mu mutwe. Twakoze ikiganiro tubabwira umuteguro wa Satani yakoze. Icyo gihe tugikora bahise banabironshinga mu Bubiligi, babicisha kuri televiziyo y'igihugu. Bavuga uburyo abana bagiye kujya bigishwa uko abatinganyi babaho, uko bakora, babigisha uko bakora raporo sexuelle, babigisha uburyo nyine ibikorwa nk'ibyo twebwe twita urukozasoni dushingiye ku muco wacu. Hanyuma dushingiye ku gikristo tukabyita ibyaha. Bavuga ko ari uburenganzira bw'abana, bazajya bigisha umwana gukora ibyaha runaka. Noneho uyu munsi icyo bateguye kwigisha mu madini n'amatorero uburyo baringaniza urubyaro n'uburyo bakoresha udukingirizo mu madini se. Yes, ibyo nabyo mugiye kubibona. kandi no ku madini muzahabona inzu zirimo puridanse z'ubuntu. Ubwo zizaba ziri mu marembo y'idini. Ibasa n'ukuri. Ibyo muzabibona vuba, inama zabyo zarasojwe. Twe hano ni ku Mukanguzi tubibabwira mbere. Kandi si igitangaza ngewe ko nayobora itorero rifite udukingirizo ku irembo. Nahayoboraho kugira ngo ngusige agakingirizo kaje, nakuba hafi nkakwigisha kwirinda utagakoresheje. Ubwo se nawe ntiwaba ugendanye n'igihe nyine kigezweho? None se kugira ngo ngendane n'igihe ngo usibwe ukirimo, why not ntakurinda ngewe uzi uburyo nkigendamo. Hari ibintu byinshi rega abantu bazi ngo ni ubuyobe. Marise ngewe mfite idini rikaba risengeramo indaya gusa, sinarifunga. Najya mbabwira ni mu gihe mutagiye nimuze dusenge kugira ngo ndebe uw'ijambo ryazahindura akarokoka. Ntabwo ari ngombwa kumureka ngo nuko ari umunyabyaha, n'ubundi ntiturava mu isi y'ibyaha. Kuko n'ubundi tubwiriza izibikora tutazi ko arizo. None ntitubwiriza abantu baremuka bari tutabizi.
ntitubwiriza abantu baraye mu kabyiniro tutabizi, Yego. none ntitubwiriza indaya ziri bujye gutega tutabizi. Kuba waba ubizi se bikugoyeho iki ko aribwo wabona uko ubafasha ubizi? aho kugira ngo haza abo wita bazima, kandi atari bazima, haza abo ngabo bereye haje bigaragara. umurwayi urembye nibura bitagombye kukugora ushyira igipimo mu kwaha, nibura ukabuza indwara ye. Yego. Imyumvire y'abantu benshi ntibayemera, ariko ngewe wa mu mishonari n'ubundi ndi umumisiyoneri. Yego. Kubwiriza abanyabyaha nibyo nahamagariwe, kuko n'ubundi nta butumwa bw'abakiranutsi buri mu isi. Abakiranutsi bamaze kumenya ibyo bahamagariwe, ahubwo nibo bahawe ubutumwa ngo babushyire abandi. Rero ibyo byose bizigishwa bibeho. Hari ibintu byinshi biri kwica abana, byongeye n'uburenganzira bw'abahabwa hagati y'abashakanye uko babana, nabyo byafekitinga abana bikabica. Mugashaka ngo abana bagire uburere ntabwo mwabahaye. Yego. Hari ibintu bitangira gake gake ubona ari utuntu tw'imikino, ariko bifite aho bigenda biganisha. Mwari mukomoje ku kintu kijyanye n'ubutinganyi, hanyuma bigahita bigaruka n'ubundi no mu rubyaro. Ndavuga mu bana hari utuntu dutangira ubona ari utuntu tw'udukomedi, harimo akantu k'ubutinganyi, hanyuma ukabona abana bari kubireba. Kuki abakwiye gukumira, kuki batabikora kandi byanduza? Ubwo ukwiye gukumira ninde? Ninde uvuze nde? Ukwiye gukumira ubwo ninde? Ndumva ari umubyeyi. Oya, nabwo ntiyakabaye umubyeyi. Urashaka kurererwa na bamwe wabyariye? Bamwe wari uri kuvuga bakubyariye. Abo nabyariye. Abo wabyariye. Yego. Niba ushaka ko bakurerera, ushaka ko idini rikurerera. Okay, bajyaneyo rero babeyo. Banabagaburire. Ushaka ko igihugu kikurerera? None se ubundi igihugu buvuze nde? Mvuze umuturage muri rusange, harimo n'abo tubyara. Ubwo ushaka kurererwa na rubanda. Okay. Ubwo nibyo ntiwambeshya. Ubundi hari ikintu kuriya kumenya. Niho hahandi rero twatangiriye tuvuga, ugasanga umubyeyi agiye kumera nk'aho agiye kwikuraho inshingano zo kurera, kuko ategereza ko uburere umwana azabukura hanze. Ibyo mwita kurererwa n'igihugu. Umwana wakurereye turamufunga, uwakunaniye. Yego. Turamufunga. Sibyo? Yego. Aho mwita ngo turamufata. Ngo ni mwigororero. Bagorora ndese? Uwavuye iwanjye yananiranye. Sawa. Iryo gororero rigira andi masomo bayigirayo. Hari amagereza yigisha abana. Yego. Arahari rwose, abana bajyamo bakabigisha bakanahinduka. Yego. Uzi impamvu b'abana biga bagahinduka? Nuko bari barabuze uburere, bahuye nabwo, baremeye, baragororotse. Yego. Ariko hari n'umwana ukunanira nta kutagize. Ujya muri gereza aho kugira ngo agororoke akajya yabigicamuke. Ntabwo muzi abantu dufite mu Rwanda bagiye bava iwawa, uzambwire nkwereka abana bajya bitoza gukubitwa. Bakabyitoza? Yes, bitoza gukubitwa, bavuye iwawa, sinibuka ukuntu ngo babyita. Baragenda bakaryama bagakubitana bien, inkoni nta mbabazi. Ubwo mukubise amukubita nka fande, uryamye aryama nka mayibo, bakamukubita akiga kwihanganira inkoni. Ari abana bari gukubitana? Yes. Yego. Kubera iki? Nuko nyine we yabonye yageze ariko babitwara, ashaka kubimenyera inaha kuko yiteguye gusubirayo. Kandi yumva ari nabwo buzima. Urumva bamuhannye batamugoroye. Yego. Cyangwa se bamuhana yararenze igororero, yararenze ihaniro. Yego. Hari imyuka ikorera mu bana b'abantu. Yego. Hari n'abana bavukira kwanduza abandi. Ibi twarabivuze. Niba umuntu agiye ku mupfumu yarabuze umwana akajya kubyara, abyaye umwana n'umwe influencer buriya ababyaye uzanduza abandi bana imiterere n'imitekerereze byose by'inzira ya Satani, kuko uyu mwana ntiyanyuze mu nzira y'ubumana. Ibi narabibabwiye, hari urubyaro ruvukira kurwanya Imana. Hari n'urubyaro ruvukira gukorera Imana. Sibyo? Niba umuntu agiye ku mupfumu kumurika umwana, uyu mwana avuye yarinde, azabana bate nawe? Barahurira n'abana banyu ku mashuri babigisha ibiki? Niba hari imigenzi itejejwe yakorewe kuri aba bana, bazahura bigende beti, igihari ni kimwe: erera umwana imbuto, umwereke ubumuntu, ku buryo nagera hanze akabona ibicamuke ajya avuga ngo ubumuntu mbuzi iwacu gusa.
yego, ku buryo nagera hanze akabona nta rukundo ajya avuga ngo narubonye mu rugo. twebwe twigeze dutanga urugero Yego. kuri cya kiganiro cya onapo twakoze cya family plan. Yego. narababajije nti muri mwebwe umugabo wabyaye umuhungu Yego. ku buryo agiye gutanga umurage yabwira umwana we ngo mwana wa uzamere nk'uko ndi ube nkanjye, Yego. ninde? umwana wawe akaba ateye nkawe, ibyo ukorera nyina akaba ari byo azakorera umugore we, uburyo witwaye akaba ariko azitwara, uburyo wabanye n'udukobwa uri umusore akaba ariko azagenda, Yego. uburyo nyine uzi kuri wa mugoroba wawe akaba ariko ateye, nyine akaba ateye nkawe. Yego. siko twababajije. Yego. rero bene data nshuti z'umusaraba, niba mubyaye abana dusenge, kuko umwana hari n'uwuha uburere agahura n'ikirere cy'imyuka ya satani. Yego. ntibituruka ngo ni uw'umukristo cyangwa se uw'umukirisitu. dusenge, turi mu isi yanduye, aho tubyarira niho Imana yarumbirije. Yego. niba Imana itanga umucunguzi muri iyi si kugira ngo irokore umunyabugingo, uratekereza umunyamubiri uhari bizagenda bite? iyi si ntabwo yoroshye. Yego. sibyo? Yego. iyi si ntiyoroshye. fata umwanya nk'umubyeyi wumve ko ufite egizame ihoraho Yego. yo kurera. sibyo? kandi hari n'ikindi gituma abana baba babi, ni uko abababyara bakomereka mbere yo kubyara. hari abana batavukira mu rukundo Marise. Yego. hari abana batavukira mu rukundo, nimba ivuga muragira ngo ni ubuturage. no kubyara umwana utamukumbuye nabyo ubwabyo bituma atabona urukundo. hari ibintu nagiye mbona n'ubundi ugasanga nk'ababyeyi papa na mama bafite gurupe y'amasengesho iza guterana bagasenga, ariko bakaba badafite gurupe bahuriramo nk'umuryango y'amasengesho. yego. ibyo byo ntibigira ingaruka kubo babyaye ubundi n'ubundi. ingo nyinshi zigira amadini zisengeramo iwabo zitasenga. none se umwana utakumva usenga niyo akubonye ugiye abona ari ikigare ubamo. muri make ntashobora gukunda bene ibyo bintu. none se yabikunda gute? ikindi cya kabiri, nababwiye impamvu ntajya nemera abashyitsi bansura Yego. ngo baze gusengera iwanjye. hari n'abantu bajya bambwira ngo dukorane amateraniro kuri Zoom n'ibindi. Yego. njyewe umurimo w'ivugabutumwa mu rugo iwanjye ni igicaniro cy'umuryango gusa. Yego. inyuma y'umuryango nta vugabutumwa nkorera hano ndikoreye undi muntu utari uw'umuryango. Yego. ntabwo mbyemera. kubera iki? niba ndi kuri Zoom umwana akansakuriza, ndagenda n'umujinya mukubite cyangwa mubwire nturi kunsakuriza. Yego. atangire yanga Imana yanjye, yanga Imana ya ko imwe mu burenganzira. yes. niba muje gusenga ndamwana nti ntuze, turi kumwe n'abashyitsi. Yego. ndamwana uri kutuderanja. niba nkwakiriye by'umwihariko ndamwana uri kutubangamira. umwana atangire yibaza ibyo bintu bimuheza. uratekereza umwana nasohoye arajya he? ashobora no kurenga gate ntabizi. Yego. akajya hakurya iriya mu bintu runaka. sibyo? ibyo byose ni ibintu njyewe ngenda ntekereza nkavuga ni iki cyatuma umwana wanjye atanga Imana yanjye. Yego. ntangire murere mu buryo yayikunda, hanyuma nananirana. bibaho burya umuntu arivukira nshuti z'umusaraba. Yego. bera b'Imana, ku bijyanye no kurera ni impano, ariko kurera umuntu aranabyiga. Yego. kurera umuntu aranabyiga. hari n'igihe umwana ageramo akaba aruta imyumvire y'ababyeyi. iyo aruta imyumvire y'ababyeyi rero ukamuhanisha kamere, hari n'igihe abana mu Rwanda, hari ijambo nababwiye mbere. Yego. iyo wigishije umwana gutinya ingaruka, adatinya wowe n'igihano cyawe, arakubaha. ariko iyo utamwigishije gutinya ingaruka, agatinya igihano cyawe, araguhunga akaba muri za ngaruka. Yego. ko dufite abana bataba mu miryango, ahubwo baba mu ngaruka inyuma y'imiryango. kubera iki? bahunze imiryango, bagwa mu ngaruka. Yego. noneho kuko ingaruka aribwo bari kuzigeramo, biga kubana nazo, kuko nazo ni mbi nk'imiryango. ubwo ingaruka barimo ari mbi nk'imiryango, mu ngaruka barimo barigenga. Yego. ntawubabaza ngo muri mu biki. noneho n'uwo bahuye udafite ubumuntu arakubita. niba abana tujya dufasha bo ku mihanda, Yego. uwo bahuye udafite ubumuntu arakubita. ubwo azi ko umuntu uwo ari we wese ari mubi, kuko n'iwabo ntibamumereye mwiza. ni ukuvuga ngo itangiro yikuye iwabo. yes. niyo mpamvu abana bishimira kuba mu ngaruka mbi kuruta kuba mu miryango mibi. Yego. ugasanga bene uwo mwana uri kumubureyiminga ari ku muhanda, ariko aho iyo ari kubona besikira ubuzima, itangiriro ry'ubuzima, Yego.
ntabwo yaribonye. Yego. Ikindi hari ababyeyi barera ku rugero batunzemo, barera ku rugero batunzemo. Yego. Umwana bakamureresha amafaranga kuko bayafite, umwana akaba azi kwisohokana kuko iwabo arahari, akaba azi kwigurira icupa iwabo yari kwe, abana bagasindirayo bahawe n'iwabo, bagasindana n'inshuti iwabo bazi, bagasohokana batipi iwabo bazi, abana bakamenya kugura indaya mu mafaranga base babahaye. Kuko twarabibonye ko hari abana b'indakoreka, sibyo, batazi ubuzima ahubwo iwabo baremera ubuzima. Si twabibonye abana baremerwa ubuzima n'iwabo bakaburya bugashira, ku buryo umwana arya ubuzima bugashira, itabi rikamugira ingaruzwa muheto, ubuzima bugashira, wamureba ukamubona nta buzima agira. Bo babyita kurya ubuzima. Ugahura nabo mu gitondo bari gutaha binyariye basa nabi, ubuzima baburiye kandi batashye iwabo. Hanyuma hari n'ingo ngewe nzi zifata abana zikabohereza mu kabyiniro, ise ataha azi neza ko agiye gutongana na nyina kugira ngo abana batumva, akabohereza mu kabyiniro, akavuga ati nimusohoke mutembere, agaterana ingumi na se na nyina, ngo ubwo uburere ari gutanga ni ukugira ngo nyina na se batarwana abana bumva. Ariko kandi biranashoboka ko abana baguma mu rugo, mwebwe mugasohoka mugafata rumu ya hoteli mukaganira. Ibyo nabyo byashoboka niba mushaka kwiheza cyangwa kuva imbere y'abana. Ni uburyo bwinshi mushobora kubikoramo niba mudashaka ko bikorerwa iwanyu. Mushobora no gutemberana. Imiryango myinshi hari igihe ibanira abana ku rugero rw'ibyitunze, hanyuma umukene nawe agahora umwana icyo umwana musabye kandi ari inshingano. Bwira umwana neza, umubwira uti ntacyo mfite mwana wanjye, nibura azakura azi neza ko wamwimye ikidahari, ariko ufite ubushobozi wari kukimuha, aho kugira ngo umutuke, papa wampaye irindazi ndikirya umuceri, nta muceri naguze, kandi iryo rindazi naryo ararishaka, iryo rindazi ararikeneye, nyine agusabye irindazi ariryo ashaka. Mubwira uti mwana wanjye, amafaranga yo kurya amandazi nayaguze umuceri, nta yandi mafaranga ahari. Ukamubwira ijwi ry'ineza, abone ko irindazi yari kuribona, ariko amafaranga ntayahari. Sibyo, wibwira umwana ukurikije situwasiyo urimo. Niba umwana asanze urakaye, wiriwe urakaye, ihanagura amarira ukarabe mu maso, umwenyure usekere umwana, ntabwo ari bumenye abana n'intama, ntari bumenye ko usetse bya nyirarubeshwa. Umwenyure, umwereke akanyamuneza, nugera ku ruhande ugenda uturikurire, nyine na Aburahamu yarize yahobeye Isaka. Si na ngombwa ngo ubuzima bubi bwo mu rugo ubwereke umwana, ibitagenda si ngombwa ngo ubyereke umwana, kuko imitekerereze ntabwo yiteguye kubyakira. Winabimuhora, wibimuhora. Aho rero ni ku ruhande rw'umubiri. None reka twiganirire kuri ba data mu mwuka, ba data mu se w'imyuka. Kuri se w'imyuka, Imana. Ugasanga umwana azi kubanira, ntabwo ndi buze kuvuga ku mwana, kuko n'umuntu mukuru imbere y'Imana nawe ni umwana. Ugasanga umuntu cyangwa umwana azi kubanira umubyeyi, akaba azi icyo umubyeyi we yanga n'icyo akunda, umwana akakimenya rimwe na rimwe, ndetse akagerageza no kukirinda, nubwo atabigeraho 100%, ariko akaba yabigerageje. Uwo ni umubyeyi, uwo ni umubyeyi n'umwana bari kubana mu ruhande rw'umubiri. None se w'imyuka ari we Mana, kuki abantu cyangwa abana bananirwa kubanira se w'imyuka? Ubundi mu Mana ni mu bwigenge, mu Mana ni mu bwigenge, mu rugo hagakora igitsure. Iyo mu Mana ari mu bwigenge, abantu barishyira bakizana. Nicyo gisobanuro n'ubundi cy'ubwigenge, ni ukwishyira ukizana. Uburyo tuba mu Mana ntabwo ari ko abana banjye baba mu rugo, bataha mu rugo bazi ko se ahari, baramureba mu buryo bw'umubiri, ariko Imana ntimuyibona mu mubiri. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu badohoka. Twigeze tubikoraho mu kiganiro cy'uko abantu tuvuga ku butumwa, intumwa, uwamutumye naho yatumwe. Hari abantu bava imbere y'Imana bakagenda nk'aho Imana itagihari, bayihunze, bagiye kure yayo. Rero hari n'abantu bakorera munsi y'ukuboko kw'Imana nk'aho idahari, bakaba bazi ko idahari, kandi Bibiliya iravuga ngo byose biyikingurukiye nk'ibyambaye ubusa. Na hahandi uba wagiye, na hamwe uba uri gukora ibitari ibyayo, irakumenya. Ariko Imana ni igitangaza, uzi ibintu abantu bakorera imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi ikabihorera. Ntago nakubwiye ukuntu nagiye kwiba ibijumba mu nkono, mu kibindi. Ku ruhande hari n'ikibindi cyari kirimo avoka bazitazemo. Ngiye gukoramo ngasangamo inzoka,
narabikubwiye. Yego. Hari n'igihe rero nagiye kwiba ikijumba ngerayo mama yahageze mbere kuko hatari itara. Yego. ntihabonaga. Njyewe njya gupfundura ampagaze iruhande akureba. ujya ubona ari n'abana bajya banywa injaga, bajaga banywa injaga. Yego. Bamwe banywa injaga urumogi ku buryo aza muri kureba televiziyo agahita aterura dekoderi agira ngo nturi kumureba. agahita yiterura akakureba ku jisho nk'aho utamuruzi. muri kureba televiziyo akayicomora akagenda gahoro gahoro. Nemo mwumve burya ababona udahari uko uwo mwana ameze niko n'abantu bameze imbere y'Imana. Umuntu aragenda agafungaho gahoro gahoro agiye gukora ibyaha, agafungirana abantu bari inyuma ariko agasambanira imbere y'ijisho ry'Uwiteka gutya Imana imureba irye. Kandi irebera hose icyarimwe. Sinzi umuhanzi waririmbye aravuga ngo ibyanyu bizwi n'amasume yo muri rogi. Reka no murongo w'10 hano twari twasomye mu Baheburayo aravuga ngo kuko babandi baduhanaga iminsi mike nk'uko byari bibabereye byiza, naho uwo aduhanira kugira ngo bitubere byiza dusangire kwera kwe. Tugize umugisha nuko abantu bose bakumvira Imana. Twumviye Imana twakerera imbuto n'ababyeyi. Njyewe hari amakosa ndakoreraga mama, uyu munsi nemeye ko ari amakosa amaze gukura. Hari n'igihe n'ukuri dukubita umwana mu makosa ye akaba yumva ko tumurenganyije kuko tutigeze tumwereka iryo kosa icyo ari cyo. Njyewe ubu hari amakosa menshi nagiye nkora nemeye ubu. Noneho iri jambo ryo riratubwiye ngo ibyo byose Imana ibiduhanira kugira ngo dusangire kwera kwayo. Dusangire kwera kwayo niyo mpamvu Imana iduhana. Kandi noneho niba dushaka kuba ababyeyi tugashaka guhana no kurera twigire ku Mana itubabarira inshuro ziruta iziduhana. Imana iguhereza umugisha. Itubabarira inshuro ziruta iziduhana ikanaduhugura inshuro ziruta iziduhana kandi byose ikabikorera mu rukundo. Niba rero ushaka kuba umubyeyi igira ku Mana uko ikurera naba ari kurera, uko ikwihanganira naba ariko wihanganira abandi. Imana iguhereza umugisha nise. Ubu se ntago twasoza. Jene Kwizera yaragiye kukubaza. Jene sinzi niba aragashaka kurenzaho. Nari ngiye kubibaza ni ubona washyiraho formule imeze iti umukristo yarera te muri ibi bihe harimo ama smartphone, buri bihe harimo amapadi, hari amateleviziyo, umwana ashobora kwandurira kuri televiziyo, umwana kuri social media, kuri social media. Wamuha formule imeze iti nka formule. Bwa mbere ubundi kugira ngo urere umwana neza nuko umuhisha icyo yabonye. Urakimuhisha. Umuhisha icyo yabonye kuko iyo ugihisha atarakibona umuntu wese aremanya amatsiko. Ibyo mushaka kubabuza uburenganzira kuri social media ni mubemerere kubanza kubibabwira, mubabwire n'ububi bwabyo. Nimurangiza mubabwire uti ntitubemereye kubireba kubera izo ngaruka. Noneho nawe najya kubireba azaba azi ko yemeye za ngaruka. Kuko uyu munsi hari ibyo muzi ko mwahisha abana banyu bazi no kubarusha. Sibyo? Njye nta mwana wanjye nigeze nigisha gukoresha telekomande cyangwa mashine. Narazaga ngasanga kuri mashine bariho. Kandi ku ishuri ntibarayiga. Naza ngasanga televiziyo bari kuyireba. Baranayikurusha. Wongereho ko na flash disk nibo bajya kuba disk bana gufatisha filime bareba. Igihari ni iki rero? Nababwiye amafilime y'urukozasoni mbabwira n'impamvu abayakina. Ubwo abana barabizi. Bazi impamvu abayakina ku buryo hari n'igihe mfite agahungu kahiro. Hari n'igihe bari kureba filime umuntu yakubita undi ingoma akayikora ngo yango dore za montage z'abazungu nyine baratubeshya ngo amenyo avuyemo kandi wabo buri ugiye wasanga amenyo yuzuye akanwa. Azi neza ko ni filime ni ukubeshya babikoze kugira ngo bacuruze ariko banarangaze imitekerereze
y'abandi. Yego. Abana nibashaka kuruhura umutwe barabireba ko muri relax, Yego. sibyo? Kuko nazo barashaka kuzireba, ariko barabizi ko ibiri gukorerwamo ni ikinyoma, nta muntu usimbuka etaje. Yego. Barabizi ko ibiri gukorerwamo ni ikinyoma, nta muntu usimbuka imodokari iri kugenda. Yego. Barabizi ko ibiri kuba ni ikinyoma, nta muntu imodokari inyura hejuru ngo abure gupfa. Ibyo barabizi. Ndabanje kubigisha ibyo binyoma, ndabarekura. Yego. Sibyo? None usanze bari kureba n'indi itari nziza. Hari filime ziteye ubwoba badakunda. Kubera iki batazikunda? Ubwoba bwo muri bo ntiburesista. Yego. Kwihanganira kureba ibyo. Ntabwo bubyihanganira. None icya kabiri ni imyumvire rero wabashyizemo. Yego. Nayo ubwayo ntituma babireba. Sibyo? Barabizi neza ko niba abonye muri filime abantu bari gusomana, ni abantu bakuru babyemerewe. Yego. Kandi rega nta naho umwana atazabi uzanga ko abirebera iwawe, abirebera iw'abandi, abirebere kuri iyo smartphone, uranamuyirambika ugasanga password bayize utarayiberetse. Sibyo? Ajye kubireba. Ariko arabizi ngo niba hari naho abibonye, nubwo ntemerewe kubimwereka, ariko niba ari naho abibonye sibye, ntabwo ari we wari ugenewe kubireba. Nusanga birebye urahita ukubita. Noneho njyewe mbereka abantu bari gusomana muri filime. Yego. Narabiberetse, ndababwira nti aba bantu ntimubizi ko bagira abana. Yego. Kuki basomaniye aho abana babo batari? Ni ukuvuga ko ari ibyo abantu bakuru bidakorerwa mu bana, niyo mpamvu n'abana batagize batabyemerewe. Ndavuga ni noneho murebe ubugome bw'aba bantu babikoze, babikoreyeho abana babo batari, ariko babishyize kuri filime ngo abacu bazabibone kandi babihishe ababo, kuko mwebwe batabakunda. Bazi rero ko ibyo bikorwa by'urukozasoni ari byo kwica aba bacu bari kubireba, babihisha ababo ngo batabibona. Yego. Barabizi. Reka dusoze ikiganiro, ariko akabazo k'amatsiko wenda tunagasorezeho. Imana yaguha ikigeragezo, ndabivugira iki? Hari igihe usanga umuntu avuze ngo shango ntago ari umwana Imana yampaye, Imana yampaye ikigeragezo cy'umwana, ugasanga undi mubyara aravuze ngo kwa kana kase n'umwana bafite, ngo si umwana ahubwo ni ikigeragezo. Ni imvugo y'abantu bafite imitekerereze ipfuye. Ntabwo umwana ajya bikigeragezo cy'umubyeyi. Yego. Ahubwo none se niba uvuze ngo umwana yakubera ikigeragezo, si ikinyarwanda. Yego. Ukongera ukagaruka ukavuga ngo ibyaye ikiboze irakirigata. None se ubwo wabihuje n'ubundi ukakirigata, atabaye ikigeragezo. Kuvuga ngo ni ikigeragezo wabimenya ugeze mu rugo rw'ingumba. Sinababwiye umugore wagiye kwiyahura kubera abana bari bamusazije, ahura n'undi w'ingumba wagiye kwiyahura kubera ko nta bana. Bahageze barabanza baraganira, aramubwira ati mbere yo kwijugunya mu mugezi banza umbwire ikiguteye kuza. Ni iki kiguteye kuza kwiyahura? Ati mfite abana bambereye ibigeragezo. Aramubwira, mutega amatwi aramwumva, undi aramubaza ati se wowe ni iki kikuzanye? Ati sha narashatse ariko nabuze umwana. Arangije aravuga ati n'utarabyaye aje kwiyahura. Utarabyaye nawe aravuga ati nuba afite nawe aje kwiyahura. Arangije aravuga ati byose ubwo ari kimwe, reka niyakire. Bose barahindukira barakata barataha. Ubwabo bibera umuti. Bibera umuti ntibiyahura. Rero ikigeragezo kiremera kuruta ikindi ni ikikuriho. Yego. Ikikuriho nicyo kiryana kuruta ibindi, kuko ikindi ho njyewe ubwanjye kirya njye, n'ikikuriho kirya wowe. Haremererwa uwikoreye. Icyo wita ikigeragezo ni igisubizo mu rugo rw'uwakibuze. Fata umwanya rero wige kubana nacyo, neza ubundi kutari bukice. Erega utabangamiwe n'uwabangamirwa n'uwabandi. Arewe ntabwo muzi abantu bakurwa amenyo nabo batabyaye. Kandi uwo wabyaye yakubwiye nabi gusa, cyangwa byagize biranashoboka ko nawe yanagukura amenyo. Bijya binabaho ko bicana, bijya binabaho, ariko ni umwuka wa Satani wateye muri iyo mitekerereze y'abana. Ariko nkawe se niba we yatewe na Satani, we watewe nande? Yego. Reka dushimire bene data, twari turi kumwe mwa kino kiganiro. Ibuka neza ko umwana wabyaye nta wundi wamubyariye, ni wowe wenyine ufite inshingano zo kumwitaho. Abandi bashobora kuza nyuma bakamuhereza uburere, bakamuhereza ibyo akwiye kumenya, nibyo ko kavukiye mu gihugu cyangwa icyo mwita uburere abantu bamuhano kugira ngo abe nk'uko bashaka. Yego. Rero wowe banza umwiteho nk'umubyeyi wamubyaye, hanyuma azakure avuga uti hari icyo nakuye kuri papa cyangwa kuri mama. Hanyuma Yesu aduhana umugisha. Ni se
amen. reka tubasabe n'ubundi dusenge hanyuma dusoze. Reka dusenge dusabire ababyeyi bafite abana bagoranye ku by'imyuka ya satani, abantu bahuye n'ingorane. Rega uwo mwana wakunaniye hari n'igihe wamushyingiye. Yego. Tekereza uwakunaniye umubyara ameze ate mu rugo yashatsemo. Iyo nayo ni imiryango igenda ibi. Wibaze ngo uwo mwana wakunaniye waramushyingiye, umaze kumushyingira nawe yarabyaye, noneho nanabyara nawe azashyingirwa ahandi. Mwumva uwo muryango ukomeza. Hanyuma nimurangiza mureke, hari umugabo wavuze ngo urukwi rwakugoye warumanuje ukuguru uri mu giti. Uribuka urukwi twitaga umumanu. Hari abantu bahise bumva icyo kinyarwanda bakizi nyine, bavuga babona Mariseri. Hanyuma urwo wamanuje ikirenge kugira ngo urwikorere, urugereka ku mukingo, ukarwishyiraho, ariko kuruvuna urushyira ku ivi. Ibyo byabananiye rero nibibatere gupfukama. Nimupfukamire Imana musenge. Bibiliya iravuga ngo niba ubuze ubwenge ubusabe, Imana ibaha umugisha. Turagushimiye Imana ihoraho, ni wowe utanga urubyaro ukanarurera. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo igisha umwana inzira azarinda akura akirimo. Hari n'abana bakura bagahura n'imyuka mibi. Uyu mwanya turasenze ducyashye gukora kose kwa satani mu mitekerereze y'urubyaro rw'abana b'Imana, kugira ngo umukiranutse urubyaro rwe rurindwe, kuko ari isezerano Imana yavuze. Tugushimiye ku bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo.